that we can see. So that we can see. So that we can see. Haleluya, ndabashuje mwese mu izina ry'umwami wacu YESU Kristo. Nongeye gushima Imana iki tuzigamye tukaba tukiri bazima. Reka dusenge Imana. Mana turagushimye turaguhimbaje. Turagushimye kuri Imana izikurinda. Turagushimye ko wabanye natwe, baturinze mu mpande zitandukanye, none turi bazima. Turaguhimbaje rero. Tugeze mu kanya k'ijambo ryawe, ndakwinyize ngo Mwuka wera uzabane nanjye, umbeho cyane, ndinde kwiyobora, ahubwo mvuga ibyo mbwirijwe nawe, kandi bizafasha buri muntu wese uzabyumva. Bisabye mbyizeye mu izina ry'umwami wacu YESU Kristo. Amen. Amena. Nongeye kubasuhuza mwese mu izina ry'umwami wacu YESU Kristo. Reka Yesu aduhane umugisha kandi akomeze kuturindisha imbabazi ze. Uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo rifite intego ivuga ngo intwari tabaye maso ihinduka umunyantege nke. Iyo umunyembaraga atabaye maso ahinduka umunyantege nke, cyangwa iyi ntwari tabaye maso ihinduka umunyantege nke. Kadusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi turifashisha umugabo w'umunyembaraga witwa Yonatani. Reka dusome muri Samweli wa mbere igice cya 13 umurongo wa 3. Samweli wa mbere igice cya 13 umurongo wa 3. Bukeye Yonatani anesha abanyagihome cy'Abafilisitiya kigeba. Abafilisitiya barabyumva. Hanyuma Sawuli avugisha ihembe mu gihugu cyose kugira ngo Abaheburayo babyumve. Amen. Aha dusomye twumvise ukuntu Yonatani yari umunyembaraga. Yonatani yanesheje abanyagihome, bari ku rugamba. Yonatani aragenda ararwana anesha abanyagihome. Nuko Sawuli umwami avuza ihembe aravuga ngo urugamba rurarangiye, intwari iraturwaniriye, intwari iratunesheje. Yonatani anesha abanzi bari barwanije igihugu, aranesha igihugu kisubira mu mahoro, urugamba rurarangira. Yonatani yari umunyembaraga. Reka dusome muri Samweli wa mbere igice cya 23 umurongo wa 15 n'uwa 10 kugeza kwa 18. Kadusome mu izina rya Yesu. Dawidi abonye ko Sawuli yazanywe no gushaka kumwica, yigumira mu ishyamba mu butayu bw'Izifu. Bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka asanga Dawidi mu ishyamba, amukomeza ku Mana, aramubwira ati witinya, kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira, kandi uzaba umwami wa Isiraheli. Njye ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe, kandi data Sawuli nawe arabizi. Bombi bahera ko basezeranira imbere y'Uwiteka, maze Dawidi yigumira mu ishyamba, Yonatani asubira iwe. Amena. Hano dusomye inkuru za Dawidi na Yonatani. Dawidi ntabwo turi buvuga amateka ye ni maremare, ariko Dawidi akimara kwica Goliyati yaje kwa Sawuli. Sawuli yamujyanye iwe, araza akajya asangira nawe ku meza. Dawidi yari umuntu Imana yatoranije wagombaga kuzasimbura Sawuli, ngo yabonye ari we ufite umutima Imana ishaka. Sawuli amaze gusubira inyuma, amaze kuva ku Mana, amaze gusuzugura Imana, Imana yishakiye undi mwami, ihitamo Dawidi. Dawidi rero aza kwica Goliyati, biba ngombwa ko aza gutura kwa Sawuli. Ageze kwa Sawuli, Yonatani aramureba mu mwuka, aravuga ati Dawidi wowe uzaba umwami. Areba imikorere ya Dawidi, areba intwaro ubutwari bwe, abona imbaraga zaravuga ngo wowe ndakureba nkabona uzaba umwami. Ngo Sawuli yanga Dawidi cyane, ariko Yonatani umuhungu we akunda Dawidi cyane. Ngo Yonatani yakundaga Dawidi nkuko yikunda, ngo yamukundaga urukundo rwinshi cyane. Dawidi agiye kubivugaho yaravuze ngo Yonatani yankundaga urukundo ruto rw'abagore. Barakundanaga, ngo bari agati gakubiranije. Dawidi yakundaga Yonatani na Yonatani akamukunda. Yonatani yareberaga mu mwuka akabona Dawidi azaba umuntu ukomeye, ndetse aranabimubwira. Aramubwira ati njyewe ndakubona ngo umwami, ni njyewe uzakungiriza, kandi na data arabizi. Yonatani rwose yareberaga mu mwuka, yabibonaga neza. Yewe nta n'ishyari yaramufitiye kuko yamukundaga. Ariko Yonatani yaje kugira isheka, yaje kugira ikibazo. Azize iki? Azize ibintu tugiye kureba mu kanya.
igihe cyarageze biba ngombwa ko Sawuli arwanye Dawidi cyane, arwanya Dawidi. Yonatani akamuvugira bikanga, igihe kiragera Dawidi arahunga ajya mu buvumo, ngo ajyana n'ingabo zimukurikiye zigera kuri 400 ngira ngo baramukurikira, baragenda harimo bene nyina abo bavukana ubwoko bwa Yuda bwose, ngo baramukurikira n'abandi bose Sawuli yari yaraguye nabi, n'abandi bose Sawuli yagiriraga nabi, bose bakurikira Dawidi ngo bamusanga mu buvumo babayo. Ariko Yonatani we ngo aragenda, niho twagiye twasomye, aragenda asezerana na Dawidi, basezerana isezerano, arahubwira ati ndakubona mugaragu w'Imana, mbonye ubaye umwami, kandi nanjye nzakungiriza. Dawidi arabati ntacyo nakwima nshuti yanjye Yonatani. Nuko ngo Yonatani abasiga mu buvumo arigendera. Yonatani azi neza, arabibona neza mu mwuka ko Dawidi azaba umwami, arabibona neza ko ingabo nyinshi zamukurikiye, arabibona neza ko Sawuli afite igihe gitoya cyo kuba umwami, azi neza ko Sawuli ari umugome, ngo ari igihe yigeze gushaka kumwica ngo amutere icumu, ngo kubera ko ngo yari yaburiye Dawidi. Ngo bibaza Yonatani cyane, ngo Yonatani biramubabaza kuko amusuzuguje imbere y'abagaragu. Yarazi ko Sawuli ari umugome, yarazi ko Sawuli nawe ubwo atamukunda, ariko ngo agera mu buvumo aho Dawidi yahungiye, arangije ngo amusezeraho, amusabira umugisha, arigendera. Igihe cyaje kugera rero Yonatani arapfa. Reka dusome muri Samweli wa mbere igice cya 31 murongo wa 2. Kadusome mu izina rya Yesu. Abafilistiya basatira Sawuli n'abahungu be, bica Yonatani na Abinadabu na Melikushuwa bene Sawuli. Igihe cyarageze Yonatani arapfa. Apfa ari umunyamasezerano. Dawidi yaramusezeranije ko azaba umwungirije. Dawidi yaramuhaye amasezerano menshi kubera ko yari yaramubereye inkoramutima. Ariko Yonatani yakoze amakosa, niyo tugiye kureba. Yonatani yakoze amakosa. Iyo Yonatani agumana n'umunyamasezerano, iyo Yonatani agumana na Dawidi, yaramubonaga akamubona azaba umwami, akamubona akabona hari ikimana imuvugaho, akabona yewe Dawidi ni n'umukiranutsi agerageza kubaha Imana kandi azi ko Imana ikunda abayubaha, akabona Sawuli nta gihe afite ku ngoma. Ariko Yonatani akora ikosa rikomeye ryo kugumana na Sawuli kandi azi ko Dawidi ari we munyamasezerano. Reka turebe rero icyo Yonatani atwigisha. Nababwiye ngo umunyembaraga iyo atabaye maso ahinduka umunyantege nke. Ingorane Yonatani yahuye nazo za mbere, ikibazo yagize cya mbere, Yonatani nubwo yarebaga mu mwuka, niko navuga, nimba yararebaga mu mwuka, nimba yaranarizaga, ariko cyane yari afite ubwenge bw'Imana. Akareba Dawidi akavuga ati ngenda kubona nkabona uzaba umwami, akareba Sawuli akabona afite igihe gito ku ngoma, yewe anakundana nawe mwerera imbuto zose, ndetse Dawidi biramunezeza. Ariko Yonatani yagize ikibazo cya mbere. Yonatani ntiyacaga bugufi. Byadushushanyiriza umukristo udaca bugufi. Yonatani nibyo yari umwana w'umwami, Yonatani yari intwari, yari akomeye, ariko yirebye ishusho, yireba igihagararo, yireba uwo ari we, yireba ukuntu ari umwana w'umwami, yireba ukuntu yubashywe, ariko yanga gusanga Dawidi mu buvumo. Kandi niho hari agakiza ke, niho hari gutabarwa kwe, niho hari kurindwa kwe. Ariko agumana na Sawuli, agumaho Imana itamushaka. Iyo yemera agaca bugufi akajyana n'abandi, ngo abantu benshi bakurikiye Dawidi, ingabo nyinshi ziramukurikira, kandi yari azi neza ko Sawuli atamukunda, ndimwe yigeze gushaka kumwica, biranditse. Ariko uyanga guca bugufi, bure yemera agaca bugufi akajya mu buvumo akabana na Dawidi, cyane cyane ko yamukundaga, n'undi nawe akamukunda. Ariko nubwo yakundaga Dawidi nkuko yikunda, yari afite ikibazo cyo kudaca bugufi. Iyo aza kuba umuntu uca bugufi, ufite umwuka wo guca bugufi, yari kugenda akemera kuba mu buvumo, akabana na Dawidi mu buvumo. Igihe cyagera cy'urugamba ntago yari gupfa, Sawuli yari gupfana n'abandi bahungu be, ariko Yonatani wagasigara, kandi Dawidi akazamuha umwanya yamwemereye. Yonatani rero ni umunyembaraga, ariko utarabaye maso, ageranywa n'abakristo badaca bugufi. Umukristo akanga guca bugufi, Imana ikamubwira ngo uca bugufi,
ureke ibi, ca bugufi ukunde kanaka, ca bugufi ujye gusenga, ufate ibihe wambara ibigunira, ujye imbere y'Imana, ureke kurya, ureke kunywe, uce bugufi uzi imbere yanjye mvugane nawe, cyangwa uzi imbere yawe nkukize. Umukristo akanga guca bugufi. Gusenga burya no guca bugufi. Kwanga kurya, kureka ibyo kurya no guca bugufi. Kujya mu materaniro ukanga kujya kwinezeza, twebwe ku cyumweru benshi bakora siporo, wowe ukajya mu materaniro uciye bugufi. Guca bugufi rero gutuma Imana igushyira mu burinzi, kuko Imana yahisemo ibiciye bugufi kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga. Niyo mpamvu dukirisha ibiciye bugufi. Budaca bugufi kwa Yonatani kwatumye apfa. Yanze kujya mu buvumo, guhungira mu buvumo, agwa ku misozi, aho umurambo urambaraye ku musozi, yanze kwihisha mu buvumo. Nyamara isazi nzima iruta intare ipfuye. Yonatani rero yazize kudaca bugufi. Irindi kosa Yonatani yakoze, yabonye ibibazo bije, ntiyahungira aho yarakwiye guhungira. Yonatani aratwereka umukristo udahungira mu buhungiro akwiye kubamo. Ubundi ubuhungiro bwiza ni Kristo. Yonatani ntago yahungiye aho yagombaga guhungira. Yahungiye ibwami muri Royale, ahantu nyine bamukomera amashyi, ahantu bamugawurira, ahantu ibintu byose babimukorera, ariko yanga guhungira munsi y'urutare, yanga guhungira mu buvumo. Ahungira hatagomba guhungira, ahungira kwa se Sawuli, ahungira ibwami, ahungira mu nzu nziza, aho guhungira mu buvumo. Kandi mu buvumo niho hari ubuhungiro bwe, mu buvumo niho hari ubutabazi bwe. Rero Sawuli agaragaza umukristo udahungira hakwiye guhungira. Ubuhungiro bw'umukristo ni muri Yesu gusa. Agaragaza umukristo udahungira muri Yesu. Iyo abonye ikibazo kije, aho kugira ngo ajye kukibwira Kristo, ahita yirukanka akajya kukibwira abakomeye. Yumvaga mu nzu z'ibwami zikomeye, Yonatani yumvaga iwabo ibwami hakomeye ariho hari uburinzi, ariko se hari uburinzi buri mu gitare. Hari igihe umuntu ahura n'ikibazo cyamugora gahita hamagara abantu, kanaka message kuri telefone, abantu bose akabahamagara ndapfuye birarangiye. Ariko buri uhungiye muri Yesu ukamubwira ibyawe byose, Yesu aguhagurukiriza abatabazi, Yesu aguhagurukiriza abakuvana muri icyo kibazo. Yonatani rero agaragaza umukristo uhungira mu bakomeye. Nyamara Bibiliya iravuga ngo guhungira ku Uwiteka bigira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Iyo uhuye n'ibibazo ntugahungire mu bantu, ntukirukire mu bantu, banza ufate igihe usenge. Numara gusenga Imana izakora ku mitima y'abantu bagufashe, kuko n'ubundi yego Imana ikoresha abantu, ariko wibakoresha, reka Imana ibakoresha. Imana ibakoresheje ibakoresha neza kandi bakaguha ibyo ukeneye. Ariko wowe wikoresheje imbaraga zawe bashobora no kuguhinduka, bashobora no kuguhemukira. Ariko iyo wiringiye Imana ntigihemuka, Imana yacu ntigihemuka. Yonatani rero we yashatse ubuhungiro ibwami, yanga kubusanga mu gitare, mu buvumo, kandi ariho hari agakiza ke. Niwe umukristo aho kugira ngo ahungire muri Kristo, ibibazo nimba bimuteye agenda afata ibihasenge, agenda bibwira Imana byose uko bingana, ahubwo akagenda akabibwira abantu. Wabakoze ikosa rikomeye, ikimwica iyo kije kimubona vuba cyane. Ubuhungiro bwa Yonatani bwari mu buvumo, ahungira ibwami mu bakomeye, arapfa. Igihe kigeze arapfa azize kutabaho Imana imushaka. Iyindi ngorane cyangwa ikindi kibazo Yonatani yari afite, yasuzuguraga abaciye bugufi. Yari afite umwuka wo gusuzugura abaciye bugufi. Dawidi yari umunyamasezerano, yari akomeye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'imbaraga, ariko ubuzima bwe bwari nk'ubw'impunzi. Ibaze nawe kujya gutura mu bitare, kujya gutura mu buvumo, yarasuzuguritse. Ariko Yonatani yabaye nk'umusuzuguye, nubwo yamubonagaho imbaraga, ariko yabonye kubana nawe ahantu nka hariya asa nk'umusuzuguye. Yonatani agereranywa n'umukristo usuzugura abakozi b'Imana. Hari umukristo usuzugura abakozi b'Imana, akabarebera mu isura, akabarebera mu myambaro, akabarebera mu butunzi, agasuzugura umukozi w'Imana bitewe n'uko amureba. Ariko Imana igiye gukoresha ntikoresha umuntu bitewe n'uko asa n'uko areshya, ahubwo Imana itoranya ibisuzuguritse.
iyo usuzuguye umukozi w'Imana rero kubera uko umureba, kubera uko asa, kubera uko yambaye, ushobora kubura umugisha nka Yonatani. Yonatani yasuzuguye Dawidi rwose, nubwo yamukundaga ariko yanze kujya kuba mu buzima nk'ubwo yari arimo, yanze kujya mu gitare. Yari abizi neza ko Dawidi azaba umwami. Uyu munsi arasuzuguwe ariko ejo azubahwa. Ntiyari abizi ko azaba umwami. Amaso ye yamweretse Dawidi yabaye umwami, ariko we ni amurebera mu isura yari afite uwo munsi yo kwirirwa hunga, yo kwirirwa yirukanka hunga Sawuli. Arangije igihe kigeze arapfa. Ni umukristo rero usuzugura umukozi w'Imana, ugasuzugura abashumba bawe kubera ko Imana yakuzamuye, kubera ko usigaye uhembwa menshi. Ubwo ngubwo abakozi b'Imana bamwe ukabasuzugura, bavuga ngo sinamuvugisha, uyu nguyu ntiyansengera, uyu nguyu. Ibyo ngibyo byatuma ubura umugisha. Wari intwari ugahinduka umunyantege nke, nkuko uyu mugabo Yonatani yari umunyembaraga, ariko igihe kiragera umunyantege nke kubera ko yarebeye Dawidi muri iyo shusho y'ubuhunzi, yo kwirirwa yirukanka, yo kuba mu buvumo. Aramusuzugura ariko yibagirwa ko yamuhanuriye ko azaba umwami. Nawe nusuzugura abakozi b'Imana kubera ishusho barebamo, kubera uko ubabona, ubukene bakirimo cyangwa icyavu bakiriho, warangiza ukamusuzugura. Umukozi w'Imana yakuzanira message ukayisuzugura ngo hoya ngo kereka ari nk'akana kubimbwiye niho nabyumva. Nyamara Imana yahisemo ibiciye bugufi. Ukanga kujya gusenga ngo hoya ngo hariya ngo hasengera abantu badasobanutse, ngo ngiye sinafashwa kubera ko Imana yakuzamuye kandi yakuzamuriye muri bo, ariko warangiza ukabasuzugura. Wari intwari, wari ukomeye, wari ugeze ku rwego rushimishije, ariko nutaba amaso uzahinduka umunyantege nke. Bya bindi wari wiringiye bizabura. Ya parero yari yiringiye Yonatani byarabuze, bose barapfuye barashira. Cya cyubahiro niyongeye kugihabwa yari yavuye mu mubiri. Nawe rero nusuzugura umuntu kubera uko umureba, ntiwubaha Imana imurimo, bizakugirira nabi, bizakugaruka mu gihe gikwiriye. Yonatani rero ubwo iyo ni ikindi kibazo yari afite, n'izindi ngorane yahuye nazo bitewe nuko yitwara. Nawe nutitwara neza imbere y'abakozi b'Imana, mbere y'Imana igutumyeho, uzamera nka Yonatani, umunyembaraga atabaye maso, ahinduka umunyantege nke. Ikindi Yonatani twamugereranya n'umukristo utinya ibigeragezo. Yonatani yatinyaga ibigeragezo. Yonatani yatinye kuba mu buvumo, akumva ntiyabishobora. Kutabyuka ry'imigati ntiyabishobora, kutamushyira amazi muri dushe ntiyabishobora, kutarara ku buriri bwiza ntiyabishobora, kumva kurara mu bitaka batabishobora. Ariko yaje gupfa intwari irambarara ku gasozi, umuntu warwaniriye igihugu, umuntu watumye igihugu kibona amahoro, umuntu watumye Isiraheli igira amahoro, arambarara ku musozi. Yari intwari, kandi ubundi intwari itaha neza, irasinzira, bakayiherekeza mu cyubahiro, akaraga akagenda. Ariko Yonatani yakoze amakosa yo gutinya ibigeragezo. Buriya aza kwemera akageragezwa, akajya kubana mu buvumo na Dawidi. Hari n'izindi ntwari rega zari zagiye, bakuru ba Dawidi nabo bari intwari na base wabo, kandi bari abasirikare ba Isiraheli. Hari n'izindi ntwari kuko Dawidi ngo arafite abasirikare b'intwari cyane bajya babavuga, ariko bemeye kujya kubana na Dawidi mu buvumo. Nawe iyo yemera akajya kuba mu buvumo, ntatinye icyo kigeragezo cyo kuryama hasi, ntatinye ikigeragezo cyo kutabona ibyo kurya nk'uko bikwiriye, akemera ibyo bigeragezo, yari kugumana ubutwari bwe, nawe akayobora. Yapfuye buri akiri muto, ndibaza yapfuye akiri muto, ndetse wabona ko yapfuye igihe kitageze. Yari afite isezerano ryo kuzaba umuntu wungirije Dawidi, ariko yatinye ibigeragezo. Umukristo utinya ibigeragezo ntago agera kure. Hari umukristo utinya ibigeragezo, yabona ibigeragezo bije akavuga ati mbivuyemo, nge nari nzi ko muri Yesu ari amena, nari nzi ko ningera muri Yesu ari ukuririmba, ari ugusirimba, nari nzi ko nta kizongera kundiza. Ariko wahura n'ibikuriza ugahita uva mu gakiza. Ubutinya ibigeragezo, wigeze uba intwari wihana ibyaha,
wigeze uba intwari ureka zange sombi, ariko ikigeragezo kikugezeho uhita ubivamo. Gasanga umuntu yari umunyabyaha nkuko twese twari abanyabyaha, Yesu amukurayo arazagera mu nzu y'Imana, aba umuririmbyi, aba umuvuga butumwa, akajya afasha benshi, ariko bamuvuga mu rusengero ati ndusohotsemo. Kubera ko bamuvuze gusa. Uri umukristo utinya ibigeragezo, kandi intwari yitabaye maso ihinduka umunyantege nke. Wabaye intwari ureka ubusambanyi, wabaye intwari ureka ubusinzi, wabaye intwari ureka ibiyobyabwenge, wabaye intwari ukorera Imana imbaraga zawe zose, ariko bakuvuze ubivamo. Umukristo utinya ibigeragezo ahinduka umunyantege nke. Nimba ikigeragezo kikugezeho, ambara imbaraga, saba Imana imbaraga, ukomeze ugume mu nzira y'agakiza, ukomeze wihanganira aho hantu. Nimba ari ubuvumo Imana ishatse kujya kubamo ngo ihakurindire, jyayo. Yonatani yo yemera kujya kuryama mu bitaka, yo yemera kujya kurya ubusa, ariko akagumana na Dawidi, akagumaho Imana imushaka. Ubu ngubu Yonatani aba yarakomeye kuruta ubu. Yonatani abavugwa neza kuruta ubu, ariko umunyembaraga yatabaye maso ahinduka umunyantege nke. Yonatani yaje gupfa nuko twabisomye, azize gutinya ibigeragezo. Yonatani irindi kosa yakoze, ntago yabaye aho Imana imushaka. Yerekana umukristo utabaho Imana imushaka, cyangwa se umukristo uva aho Imana imushaka. Yarasanze Dawidi mu buvumo, areba uko abayeho, areba izindi ntwari bari kumwe, areba abandi banyamaboko bari kumwe, ariko ntiyahaguma. Kandi azi ko aho ariho mu masezerano, azi ko Dawidi ari umunyamasezerano, aho ariho hari amasezerano, aho ngaho niho yagombaga kurindirwa. Umukristo rero uva aho Imana imushaka ahura n'ingorane. Yonatani yo yigumira hariya, ni Imana yamushakaga, niwe yari kumurindira, kuko Dawidi we ntacyo yabaye. Kandi ingabo za Dawidi nizo zagiye kurwana n'iza Sawuli, iza Dawidi ziratsinda, nawe yari kuba mu ruhande rw'abatsinze, yagumana na Dawidi, yaguma aho Imana imushaka. Nukuri Yonatani yari intwari, Imana yamukoreshaga iby'ubutwari. Yonatani yakunze Dawidi, Yonatani yagombaga guhemberwa neza yagiriye Dawidi. Yonatani ntago yarobanuraga, ntago yakunze se Sawuli ngo yange Dawidi, uya ntago yarobanuraga. Yari afite umutima w'Imana, ariko ntiyabaye aho Imana imushaka. Iyo umukristo avuye aho Imana imushaka, akava muri korari, aramubwiye ngo jya muri korari nzagutabarirayo, bamuvuga akavamo. Imana ikavuga ngo jya mu itorero niho nzagutabarira, bakuvuga ukarivamo. Imana ikakubwira ngo nkorera iki, jya umfashiriza abakene, jya wita ku mfubyi, ariko ukavuga ngo nge nita ku bantu ndabakunda ariko bo ntibankunda, nita ku bantu ariko bo ntibanshimira. Ukavaho Imana igushaka, uzagira ingorane, uzagira ibibazo. Nubwo wari wakoze neza, ariko ugomba kuba naho aho Imana igushaka. Yonatani yari yaragize neza, ariko yavuye aho Imana imushaka. Nawe wigeze ukorera Imana neza, wigeze uyinezeza, ariko nuva aho igushaka, ibyago nibiza bizakubona. Ingorane niziza ntago Imana izagukingira, ariko nuguma aho Imana igushaka, uzaba uri mu burinzi bwayo, uzaba uri mu budahangarwa bwayo, bizagushaka ntibizakubona. Ugomba rero kuba aho Imana igushaka. Uzirinde kuva aho Imana yagushyize ngo nukuriho kuhageragerezwa, kandi wirinde kwanga kujya aho Imana igushaka ngo nuko ubona bitameze neza, nuko atari bwo bushake bwawe. Nimba Imana ikubwiye ngo jya muri ruriya rugo, genda utarebye ku bifatika. Ngo nge nari narasabye umugabo umeze gutya, nari narasabye umugabo ureshya gutya, nari narasabye umugabo ufite amafaranga angana gutya, nari narasabye umugabo wize amashuri angana gutya, ukanga kujyayo. Nutajya aho Imana igushaka, nta burinzi buzaba bukuriho. Genda aho Imana igushaka, nubwo wabona mu maso inyuma urebesheje amaso y'umubiri ubona bidasobanutse, ariko nugera Imana izabisobanura. Ugomba kuba aho Imana igushaka rero. Muri iyo korari nimba bakurwanya, nimba ari Imana igushaka, hagume. Imana izasobanura ibidasobanutse nirangiza icecekesha amagambo. Ikindi kibazo Sawuli Yonatani yagize, yarazi ukuri. Yonatani yarazi ukuri, ariko ntiyaguma muri uko kuri. Agaragaza umukristo uzukuri, ariko ntagume mu kuri. Yonatani yarazi aho amasezerano ari, yarazi ugomba kuba umwami wari we,
yenda yari yaranaperereje amenya ko Samweli umuhanuzi ukomeye yari yarabimuhanuriye, nawe yarabyizeye azi ukuri, ariko ntiyaguma muri uko kuri. Yagombaga kumenya kugumana na Dawidi. Mana yavuzeho yarazi ukuri, yarazi aho ubwami buri, yarazi ko ubwami butari kuri Sawuli buri kuri Dawidi. Yagombaga kuba rero ahari uko aho Imana ivuga, yagombaga gukurikiza ukuri. Si we wamwibwira ati Dawidi uzaba umwami kandi njyewe nzakungiriza. Yarazi ukuri ariko ntiyakora iby'ukuri kumusaba. Agaragaza umukristo rero uzi ijambo ry'Imana ariko ntagendere mu ijambo ry'Imana. Azi ko kwiba ari icyaha ariko kiba. Azi ko kubeshya ari icyaha ariko yirirwa abeshya. Azi ko gusambana ari icyaha ariko arabikora. Nababwiye ngo umunyembaraga iyo atabaye maso ahinduka umunyantege. Umukristo yagize amahirwe yo kumenya ukuri, yagize amahirwe yo kumenya ijambo, ararisoma, ararisobanukirwa, yewe aryigisha n'abandi, ariko ntakora iby'iryo jambo. Ameze nka Yonatani. Kumenya ukuri ntukore iby'ukuri, kumenya ijambo ntukore iby'iryo jambo, ibyo byakugusha ku gasi. Nkuko byagendekeye Yonatani. Nimba uzi ko icyo ari icyaha ukagikora ubizi, uba wikururira amakara ku mutwe, uba wiyinjiza mu nzira ikujyana mu kurimbuka. Urabizi ko kwangana ari icyaha ariko waravuze ngo ntiwamubabarira niyo byagenda bite. Kandi uzi ko ijambo rivuga ngo utababarira nawe ntazababarirwa. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo uri umukandida w'ijuru, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo utababarira ntazababarirwa. None wowe ibyaha ukora si byinshi? Kubabaza Imana si byinshi n'uzi uburyo ubabaza Imana, ariko iyo uje imbere y'Imana kuvuga ngo Mana mbabarira kubabarira, ariko ngo utababarira mwene se nawe ntabwo Imana izamubabarira. Hari umuntu rero ubuze ukuri akakwirengagiza kureba, akaba ko azi ko Imana yamubwiye ngo kora iki, akabicaho bireba, akabyanga rwose. Ariko umenye ko umunyembaraga iyo atabaye maso ahinduka umunyantege nke. Uyu munsi waba ubona bakuramya bavuga ukuntu ukomeye ni iki, ariko Imana ikaba yarakubwiye ngo ndagushaka. Ejo bundi niwibona wavuye muri icyo cyubahiro ntugire ngo hari ikindi, kubera ko wari uzi ukuri ntiwakora iby'uko kuri. Imana rero idufashe, Imana idufashe tutazamera nka mwene data Yonatani. Yonatani yari umunyembaraga, n'ukuri yakoze ibintu by'ubutwari. Ni byinshi ntitwabivuga ngo tubirangiza, twasomye hake. Ariko yazize iki? Yazize kutisobanukirwa, yazize kwirengagiza ukura kuzi, yazize gutinya ibigeragezo. Nawe ntugatinye ibigeragezo. Nimba Imana ikwiginjije mu kigeragezo, saba imbaraga zo kugihagararamo neza, uhangane nacyo, ubundi kirangiza amahoro. Kandi mu isi nyine turageragezwa, ntaho wahungira ibigeragezo kereka mu ijuru, kandi mu ijuru ntuzijyana. Rero ihangane muri ibyo bigeragezo, wibihunga. Ikindi menya ukuri kandi wemere kuyoborwa nako, nkuko twabyize. Ni byinshi Yonatani yabuze mu mbaraga ze zose, bituma apfa atageze ku masezerano arayo Dawidi yamusezeranije, ndetse n'amasezerano ko y'abantu b'intwari, abantu Imana ikoresha iby'ubutwari. Nuko rero reka dusenga Imana. Ariko nimba hari ikintu Yonatani akwigishije, nimba hari intege nke za Yonatani wumvise zisa n'intege nke zawe, wihane. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi ngo tubabarire, aracyababarira, ntarava ku ntebe y'imbabazi. Amaraso Yesu aracyatwoza ngo naho byatukura tukutukutuku abasha kubyeza bigahinduka nka sheregi. Nimba rero wari warakijijwe ukaba wari waracitse intege, warasubiye inyuma, mugarukire Yesu ateze amaboko. Kandi nimba wari utarakizwa, nukurukizwe, wumva ukuntu muri Yesu bigenda neza, wumva ukuntu muri Yesu biryoha. Reka dusenge Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kubw'urukundo rwawe, turagushimye kubwo kurinda kwawe gukomeye, turagushimye kubwira ijambo. Ndakunyize ngo urisobanure kurushaho, uryumva umusobanurire byinshi, kandi rimufashe rimuhindure. Benshi bagaruke kuri wowe, benshi Mana bareke intege nke, bagaruke bagukorera ibikunezeza, kugira ngo Mana bazarangize nabo urugamba rw'abamahoro, bazarangize urugendo rw'abamahoro banesheje. Urakoze urakarama, bisenze mbyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.